reka utangire umushima ko aguhaye ako kanya. Hari abantu benshi baba babyifuza ariko batagira uwo mugisha, wowe nanjye twagize uwo mugisha. Reka tutangire tumushima, twongere tumubwire ngo turi hano data, nta wundi dushaka, nta muntu wadukiza, nta muntu wadutabara. Abantu bagarukira bugufi mu butabazi baduha, dukeneye wowe. Ndizera ko umutima unyotewe Imana nawe ari ufite, ari Imana ushaka yonyine. Data, mu izina rya Yesu, tugize umugisha wo kugaruka mu kubaho kwawe uyu mugoroba. Niko kuri Imana yacu kandi ubera hose icyarimwe, naho twahoze wari kumwe natwe, ariko uyu ni umwanya tugize ibyo dushyira ku ruhande kugira ngo tuze kukubwira ibyuzuye imitima yacu, kugira ngo kandi twumve nawe icyo tubwira. Turazamutse mu cyumba cyo hejuru aho byose bihindukira, ahazamuka abanyantege nkeya bakamanuka bambaye imbaraga. Nushimirwe kuduhaye ayo mahirwe, nushimirwe Mwuka Wera ko waturembuje natwe tukumva, tukamenya ko ari ibihe byo kwimbika mu gushaka mu maso hawe, tukamenya ko ari ibihe byo kwimbika mu kwiherana nawe. Urakoze kubw'umugoroba udasanzwe, urakoze kubw'abahungu n'abakobwa wahamagaye ukabakura hirya no hino, urakoze kubw'imitima igufitiye inyota, urakoze kubw'abantu barimo bagushakanya guhora ku ngoma, buri muntu mu nguni ye, buri muntu mu rugo rwe cyangwa se mu nzu yawe. Uwiteka Mana Nyiringabo, twaje kugushaka dufite ibintu bitandukanye, ariko nasanze utangaje. Ntabwo twitiranya mu mazina, nta muntu wigeze uhamagara muri Bibiliya ngo maze ngo harya bakwita nde, ubarizwa hehe. Uzabo turi bo, ndetse n'imisatsi yo ku mitwe yacu irabaze. Ababyeyi bacu batwibagirwa, bakibagirwa aho twasigaye, n'ibyo tugezeho, n'ibyo tubashije, n'ibyo tudashoboye, ariko wowe uratuzi, udufite mu kiganza cyawe, kandi nta muntu n'umwe ubasha kutuvuvunuramo. Ngo inkike zacu ziri imbere yawe iteka, waduciye mu kiganza cyawe nk'imanzi. Ntabwo ujya utureka, amaso yawe aduhoraho, amatwi yawe ari kubyo dusaba, kubaho kwawe guhorana natwe. Uwiteka Mana Nyiringabo, urakoze kubw'uwo mugisha wo guhamagarwa nawe. Turahiriwe kuko turi abana bawe, turahiriwe kuko turi abatoni, turahiriwe kuko amaraso ya Kristo yadutsindishirize, turahiriwe kuko twitwa abana mu rugo rwa Data, turahiriwe kuko tudagikenera guca mu wundi muntu kugira ngo tugere aho uri, turahiriwe kuko tudakeneye umutambyi w'ibunaka, turahiriwe kuko tudakeneye guca mu rindi zina uretse izina rimwe ryonyine ryahawe abantu bashobora gukirizwamo, izina rya Kristo. Umuhuza wacu n'Imana n'umwe, niwe Kristo. Muri ayo maraso ye niko duserutse imbere yawe, tuje imbere ya ntebe y'ubuntu, tudatinya mwami w'abami, kuko tuzi ko dufite ikimenyetso cy'amaraso. Inzandiko ziturega ni nyinshi, ibyo umwanzi yaturegesha ni byinshi, iby'ibinyoma n'iby'ukuri, ibyatunaniye n'ibyo twasezanye tubibashe, ariko duhagaze mu maraso yawe. Duhagaze mwami nk'aho mutambyi Yosuwa yarahagaze ngo murebye basange yambaye umwambaro uriho ibizinga, ariko mwanya utanga itegeko ngo marayika namukureho umwambaro wanduye amwambika igishura cyiza. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo, turaje dufite mankoma, dufite ibyo twamisinze, dufite ibyo tutashoboye. Uwiteka Mana Nyiringabo, tuje imbere yawe muri ubwo buryo kugira ngo dukirire imbere yawe. Imbere yawe saho gupfira, imbere yawe naho gukirira, imbere yawe naho guhabwa amahirwe mashya, imbere yawe naho gutabarirwa, imbere yawe naho kuzukira, imbere yawe naho byose bihindukira. Tuje imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo, utwemerere buri muhungu wawe na buri mukobwa wawe dufatanyije urugendo rwo mu cyumba cyo hejuru akubone mwami, abone mu maso hawe. Nta muntu n'umwe waje mu isi aje guherekeza abandi, nta muntu n'umwe waje mu isi utamuvuzeho, utamufiteho umugambi. Unyemerere mwami buri muntu akwibonera mu ntambwe ntoya yateye, mu bushobozi bukeya, agenda bukeya uko imbaraga ze zingana. Unyemerera kubone mwami. Ndahamya neza ko nakubona azaba muri babandi basiganwa, azaba muri babandi batagishogora, azaba muri babandi batagisubira inyuma, azaba muri babandi batakibutswa gusenga, azaba muri babandi batakibutswa gupfukama, azaba muri babandi batakibutswa kurara ku karago, azaba muri babandi bihutira mu cyumba kugira ngo bihererane nawe. Gira ikintu ukora mu buzima bw'Uwiteka Mana Nyiringabo kizatuma ahora asiganwa yihutira kubaho uri. Twemere uyu mugoroba tukubone mwami w'aba, twemere uyu mugoroba tukubone. Turagushaka atari Imana y'amagambo, turagushaka atari Imana twumvanya abandi, turagushaka atari Imana iri mu mpapuro, turagushaka ufatika mu buzima bwacu. Kuko uko nasomye Bibiliya nasanze warahindutse Imana ifatika mu buzima bw'abantu, kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Uri Imana ifatika, uri Imana ihamagaye Aburahamu imukuri iwabo muri Uriya Bakaludayo mu gucuruza ibigirwamana, atakuza atarigeze yumva n'umukubwira, nta muvuga ubutumwa yumvise. Umuhamagara mu mazina ye, umubwira icyo uzamukorera n'icyo uzamukoresha, umuhindura isoko y'umugisha. Uri Imana, uri Imana
uri Imana kuva mu itangiro kugeza mu byahishuwe. Uri Imana itarasize Yohana wenyine ku kirwa cya Patimo ashobewe, yaragendanye na Kristo imyaka, yaragendanye nawe imyaka, arasaza izindi ntumwa zirapfa, ariko uri Imana yongeye akumva akongera akabona andi mahishurirwa. Uri Imana tudahaga, uri Imana idafite ibintu bisaza, uri Imana tutarambirwa, uri Imana ishobora byose. Nyemerera Mwami abakubonye n'abatarakubona tukubone mu bundi bwiza, tukubone mu rundi rwego Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka umuntu uri mu ntambwe ze za mbere zo kugushaka, mu ntambwe ze za mbere zo kugira ibyo yiyiriza n'ibyo yigoma, mu ntambwe ze za mbere zo kuzamuka mu cyumba cyo hejuru, unyemerera kubone. Reka umaze iminsi yarakubonye Mwami afite imirimo yawe n'ibihamya bitse mu mutima, afite ibyo wakoze mu myaka 10 itambutse, afite ibyo wakoze muri 20, afite ibyo wakoze mu myaka 5, afite ubuhamya butumazi neza kuri Imana, ariko akeneye ibihamya bishyashya, akeneye ambushimwe mashya, amashimwe mashya Uwiteka Mana Nyiringabo. Ubuhamya bwe buzwi n'umuryango we, abo basengana barabuzi, arashaka ibihamya bishyashya. Turagushaka Uwiteka Mana Nyiringabo, utwemerere tukubone. Nkunda kuzi intambwe zacu, ukamenya imigendere yacu, ukamenya aho tugejeje, ukamenya Mwami ibyo dushoboye n'ibyo tudashoboye. Uri umugizi wa neza, nta muntu n'umwe usubiza inyuma. Uko niko twaje uyu mugoroba Mwami. Twaje bamwe bazi kubivuga, abandi bazi no kubyandika barabishyize ku murongo. Twaje abandi Mwami ari uruvangitiranye bimeze nka zangabo z'amadayimoni zari zateye wa musore. Twaje Mwami hari n'abatazi kubivuga bivangavanze bimeze nka kavuyo. Twaje Uwiteka Mana Nyiringabo, bamwe tuvugana amagambo, abandi tuvugana umuniho w'umutima, abandi tuvugisha amarira, abandi twicaye gusa imbere yawe tutazi icyo gukora. Twaje muri ubwo buryo Uwiteka Mana Nyiringabo, ariko nasanze byose uzi kubisobanura, byose uzi kubisobanura, ukamenya igikwiriye. Abagabo babiri bazamutse gusenga mu isinagogi, harimo wumva adakwiriye umukoresha w'ikoro, ngo ntiyatinyuka no guhangara kureba mu ijuru kuko yumvaga yuzuye ububi. Hazamuka undi muntu wabimenyereye, umufarisayo wumvaga yiyirije kabiri, wumvaga yabikoze neza, yumvaga yaratanze ibya 10 n'amaturo nk'uko byari bikwiye. Ariko somye ijambo ryawe rirambwira ngo waje aciye bugufi, yumva atanakwiriye, yumva atanashyitse, yumva atari uko azi no kwiyiriza, yumva atazi ko ari no kubikora neza, yahavanye gutabarwa. Twaje mu guca bugufi Uwiteka Mana Nyiringabo, ntabwo twaje nk'inararibonye mu kwiyiriza, ntabwo twaje nk'inararibonye mu gutondekanya amagambo, nta n'ibyo tuzi Mwami. Gituma turi hano kugira ngo ducyazanye n'abavandimwe bari hirya no hino, no kugira ngo dukomezanye muri uru rugendo, no kugira ngo dushyigikirane. Aharaho niba yaracitse intege yumve gusenga kwanjye kubisubize mu imbaraga, aharaho niba ataragifata iminsi yo gusenga nabona dusenga asubizwe mu imbaraga. Uko niko twaje Uwiteka Mana Nyiringabo. Twaje dufite imitima iciye bugufi, twaje dufite imitima gushaka, twaje dufite amajwi avugira mu mutima ngo turagukeneye kuko tutakwishoboye, turagukeneye kuko tudashoboye, kuko tudashoboye. Abagushaka nabiteguye kwishingikiriza kuri wowe, abagushaka nabi by'ubwenge byageze ahantu bigahagarara. Abagushaka Mwami w'abami nababonye imbaraga zigiraho zigarukira, abagushaka Mwami nababonye ikimenyane kigiraho kigarukira. Abagushaka Mwami nabageze kwa muganga bakababwira ko nta miti yabo bagifite, bakababwira ngo ndetse nibitahire. Abagushaka Uwiteka Mana Nyiringabo nabashakiye ubutabazi ahandi hantu ntibabubone. Abagushaka Mwami nabafite imitima inyotewe no kubona itorero ryongera gusa nk'itorero ryo mu byakozwe n'intumwa. Abagushaka Mwami nabafite imitima ishaka kubona itorero rizuka, itorero rifite ububyutse. Abagushaka Mwami n'abarambiwe amateraniro wavanzwe n'ibyaha. Abagushaka Uwiteka Mana Nyiringabo n'abarambiwe amateraniro atarimo imbaraga, abantu bakinjira barwaye bagasubirayo barwaye. Abagushaka Mwami n'abarambiwe ibiterane Uwiteka Mana Nyiringabo abantu badakirizwamo. Abagushaka Uwiteka Mana Nyiringabo n'abahagaze nka Gidehoni barimo bavuga ngo imirimo twumvise kera iri hehe, imirimo twumvanye basogokuruza iri hehe. Uko niko twaje tugushaka Uwiteka Mana Nyiringabo. Abagushaka Mwami n'abasomye impano zitandukanye muri Bibiliya, ariko bareba muri iki gihe bagasanga zirasinziriye, bagasanga impano nkeya cyane zinyenyeretsa zahindutse ibyirato by'abantu aho kubizifasha itorero. Abagushaka Uwiteka Mana Nyiringabo n'abareba itorero duhagaze mu uyu munsi tugasanga ridasa n'itorero twakabaye tureberaho Uwiteka Mana Nyiringabo. Abagushaka n'abasanga ubuzima bw'ibyakozwe n'intumwa atarimo duhagaze mu uyu munsi. Turaje ngo ukore ku mitima yacu, turaje ngo duhindukire imbere yawe Mwami. Turaje bitari umuhango tuzi kumanika amafishe no kuvuga ko ari iminsi yo gusenga. Turaje kuko imitima yacu iragukeneye Mwami w'aba, imitima yacu irakunyotsewe. Hari ibyo wakoze mu buzima bwacu dufite ibihano, ariko ntibingana n'imbaraga zawe twasomye muri Bibiliya. Saho tugarukira, saho dushyiraho akadomo.
nasanze iteka uhora uhamagarira abantu kwigira imbere, nasanze iteka uhora uhamagarira abantu kwigira imbere, nta gukora umurimo ngo urekeraho. Abigishwa bawe buzuye imbaraga ku munsi wa Pentekote, baramanuka bavuga ubutumwa bwiza. Abayuda n'abatwari babo bongera barabakangisha ko batashaka ko bigisha muri iryo zina. Basubira gusenga ngo hanyuma ngo ijuru rirongera riruzura, haba umuriro aho basengeraga, ngo barongera buzura imbaraga, basohoka bafite ubushizi bw'amanga, barakomeza bigisha muri iryo zina. Turasenze Uwiteka Mana nyingabo ngo abo wigeze gukorana nabo Mwami, wongera ubuzure, wongera bagaruka mu mbaraga zawe, wongera ubakoreshe twe kugarukira bugufi mukunzi mwiza. Turagushaka Mwami waba, utwemerere tukubone, imitima yacu irakunyotera, utwemerere tukubone. Ikindi tuzanye tuzanye umutima ushaka imbaraga zawe, tuzanye umutima urimo kuba ngo satura ijuru tukubone mu itorero ry'u Rwanda, satura ijuru tukubone mu miryango yacu, satura ijuru tubona abasore basiganwa n'abakobwa basiganwa bavuga ubutumwa bwiza, satura ijuru tubona abagore n'abagabo b'abakozi bawe buzuye imbaraga, satura ijuru Uwiteka Mana Nyiringabo, itorero ryawe rigaragare mu bwiza bwawe, satura ijuru twe kurinda kwamamaza ko turi abakristo, ahubwo niba tureba basange turibo, nk'uko abakristo b'igihe cya mbere babise abakristo kuko babarebye bagasanga barasa na Kristo. Satura ijuru Mwami, uzana itandukaniro, uzana impinduka Uwiteka Mana. Turaje kandi kuko twasomye ijambo ryawe tugasanga ubuzima bwacu budasa n'imigambi dufite, tugasanga twaragarukiye bugufi ugereranyije naho uduhamagara. Unyemerere tukubone uyu mugoroba, umanuke mu mbaraga zawe, usanga umuhungu wawe n'umukobwa wawe aho yaba apfukamye, aho yaba yicaye, aho yaba yiherereye. Unyemerere buri mutima urimo gushaka ukubere nka rukuruzi Mwami w'abantu, umarukira aho hantu kuzana itandukanye. Umutima urimo urira, umutima urimo utakamba, umutima urimo uniha, reka bimere nka rukuruzi Mwami, binyeganyeza intebe yawe maze kubaho kwawe kumumanukira Uwiteka Mana Nyiringabo. Asohokana ubuhamya ko yasuwe n'ijuru muri iyi minsi rero y'amasengesho, asohokana ubuhamya ko yagenderewe n'ijuru, asohokana ubuhamya ko yagize amayerekwa mashya, asohokana ubuhamya ko yakiriye imbaraga nshya, asohokana ubuhamya ko ibyari bimuboshye bizamurekuye, asohokana ubuhamya ko atakiri imbata y'icyaha runaka, asohokana ubuhamya ko iby'isi bitakimutsinda, asohokana ubuhamya ko ibyara amaganya wabyujijemo amahoro menshi, asohokana ubuhamya ko ibyari bimurushije imbaraga uyu munsi arimo agenda hejuru yabyo. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, tuguhaye icyubahiro uyu mugoroba, imitima yacu irakunyotewe, ntabwo duhabwa kuza aho tuza dusiganwa Mwami w'abantu, kuko turyoherwa no kubaho. Umwanditsi wa Zaburi yaravuze mu mwuka Imparakazi, yahagizwa no kwifuza imigezi, ariko umutima wacu wahagizwa no kugushaka Mwami, turakwifuza. Reka watakaje inyota Mwami, turimo dusenga, yumva inyota yo gusenga imugarukamo. Reka watakaje ibihe byo gusenga no kwinginga no kwiyiriza, igihe dusenga Mwami yumva izo mbaraga zimugarukamo. Akoze Papa, izina ryawe rihabwe icyubahiro, amen. Tuguhaye ikaze muri mugoroba wa mbere iminsi 7. Imana yo mu ijuru umugisha, urakoze gusengana natwe. Haleluya. Uyu mugoroba nifuza ko tuza gusengera mu ijambo riri muri Luka igice cya 19 umurongo wa 10. Aravuga ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Mbere yuko ngaruka kuri aya magambo, ndifuza ko tugendana, ndifuza ko haleluya ko tugendana mu ntambwe imwe, kubera ko tuba dusenga turi ahantu hatandukanye, turi abantu batandukanye, turi mu byiciro byo kubana n'Imana mu buryo butandukanye, ntacyo bitwaje, Imana ibasha kutwumva. Ariko twasanze igituma igitambo cy'usenga kitemerwa n'icyaha, twese turabizi. Igitambo cy'umunyabyaha ni kizira Uwiteka, ariko amatwi y'Uwiteka aba kubyo abakiranutsi basaba, amaso y'Uwiteka ababaho ntago ababaho. Ikintu gishobora kuba urusinga rutagenderwa n'Imana n'icyaha, ariko icyiza cy'Imana, aho Imana ibera nziza, nuko umunyabyaha itamwigizayo.
ahubwo mu kubaho kw'Imana ntabwo tuhakura ubutabazi bw'ibyo dushaka gusa, tuhakura no gukira icyaha. Yesu ahora ntangaza uburyo yabaga azi iby'abantu bibwira, azi n'ibiri mu mitima yabo, azi n'ibyaha byabo, ariko ntagire umuntu aciraho iteka. Nifuza ko tugendana gatoya mbere ko dusubira muri kiriya cyanditswe turi bwigeho, turi bunasengeremo ijambo ry'Imana mu Baheburayo, kuko nifuza ko tuzamukana mu bwiru bw'Imana kugira ngo Imana itugeze ahandi, kugira ngo Imana ituzamure ku rundi rwego. Ndifuza ko tutasigara, ndifuza ko utasigara. Mu rwandiko rero rw'Abaheburayo igice cya 6 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3, rwandiko rw'Abaheburayo 6:1 kugeza kuri 3, haravuga ngo nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo. Nuvuga ngo habaho ibintu bya mbere, habaho ibintu by'ibanze, tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose. Nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose, twe kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri arirwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana, cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikaho ibiganza no kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. Icyakora Imana nibikunda tuzabikora. Uyu mwanditsi w'Abaheburayo washyizeho aya magambo aradukwiriye twese mu ntangiriro z'agakiza. Hano twagombye guca, ariko ntitwagombye kugumayo. Uranyumva nshuti z'Imana, hari ubwiru tubikiwe, hari amabanga y'Imana tubikiwe, hari ahandi hantu Imana yifuza kutugeza n'ibindi yifuza kuvugana natwe. Ni byiza ko twarenga uru rwego rw'ibanze. Ni nk'uko twavuga ngo ni inyigisho z'ibanze. Ubundi umuntu akwiriye kwihana imirimo ipfuye, akihana ibyaha, icyo kintu akagitambuka akajya ahandi. Ntabwo umuntu akwiriye kugaruka amasengesho y'iminsi 7 yongera kwihana icyaha twihannye mu kwezi kwashize, mu yandi masengesho y'iminsi 7, cyangwa uko agize ibihe byo gusenga agahora yihana cyaha. Niba ari nako bimeze, reka nkubwire inkuru nziza. Wirekeraho gusenga, ahubwo ngera Yesu umubwira ngo ndashaka kuva kuri uru rwego, ndashaka gutera intambwe. Dore ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ntidukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere, dukwiriye gutera intambwe ntiduhore mu bya mbere. Ubwira Imana utarajya ku bindi bikubabaje n'ibindi twese turimo dushaka, ariko ubwira Imana ngo Mana ntabwo nshaka guhora mu bya mbere, ndashaka gutera intambwe nkava mu bya mbere by'ibanze. Njyewe nawe Mana tukigirana imbere, tukagendana, sinsigare. Ntujye kubwira abantu ubwira umusigare. Tekereza uburyo Yohana yagenderewe ku kirwa cya Patimo. Ese ubu iyo marayika amanuka mu ijuru, cyangwa iyo yumva ijwi rya Kristo mu ijuru, yari kumanukira kuvuga ngo Yohana ngwihana ibyaha, ngwihana ubusambanyi, ngwihana ubugome, ngwihana inzangano? Reka. Tekereza Yohana ugiye kwerekwa ubwira butangaje, ugiye kubona Kristo mu cyubahiro cye. Tekereza uko gusurwa kugiye kumanuka, bigasanga Yohana aracyabwirwa kwihana imirimo ipfuye. Ntabwo byagenda. Imana yasitugiriye neza, ariko byose bibonerwa ku birenge bya Kristo. Aya mahishirirwa akomeye dushaka, ubwo butabazi dushaka, biri ku birenge bya Kristo. Haleluya. No gukira icyaha biri ku birenge bya Kristo. Icyiza cyo gusenga, dukuraho nenge vuga ngo ni makiyaje ni iraduhindura. Iyo twisize duhinduka abandi bantu. Dukuraho ibintu dukenyeraho abantu bakatwita barokore, ariko tubizi neza ko atari ko bimeze. Iyo ugiye mu kubaho kw'Imana, ujye ugenda nk'ukuri, uyibwize ukuri, uvuga uti ikinyoma cyanjye kirakabije. Mba nteriyo telefoni nkaba ndabeshya, mba mbwiye umuntu ambaje ngo uvuye he, nta n'impamvu, nta n'icyo mugomba, nta n'icyo asaba, nkaba mubwiye ngo mvuye aha atariho mvuye. Umubwira ngo ikinyoma ndashaka kukirangiza, irari ry'ubusambanyi ndashaka, n'ikindi kintu nananiwe kubabarira, inzangano, gutsindwa n'iby'isi biranyuzuye, ndashaka kugira imbere. Haleluya. Kuko ubwiru bw'Imana ntabwo twabuhabwa tukiri mu by'ibanze. Ngo nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose, twe kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri arirwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana, cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikaho ibiganza no kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. Ndasaba Imana ngo Umwuka Wera akore ku buzima bwawe. Ijambo ryose ryanditse muri Bibiliya ujye urifata. Uzi ko umuntu ashobora gukizwa ariko agakomeza aburana, ese kubatizwa ni ngombwa, ese si ngombwa? Reka ijambo ry'Imana ryanditse muri Bibiliya rihinduka ubuzima. Umwuka Wera ari confirm mu mutima wawe, umenye ko ryahumetswe n'Imana, ryavuye ku Mana, ubashe kuryumvira. Kuko Imana yarahagurutse ingabo hagati muri twebwe muri aya masengesho. Niba se warageneye kuba umumisiyoneri, uzajya kuvuga ubutumwa bwiza mu bihugu bitarageramo ubutumwa bwiza, ukaba ukihana imirimo y'ubusambanyi, ubwo se wazajya kuvuga ubutumwa bwiza abo ugiye gukiza ukabashyira urupfu? Imana yacu itugirira ubuntu, ifite imbaraga zo kudukiza. Iyo misengere uyivuge nk'ukwiriye, ubwira Imana uti ndarobanura, mfite abantu ntavugisha, mfite abantu nashyize mu gapfunyika mu mutima wanjye, nkavuga ngo ababo. Ubwira Imana igukize. Tubikiwe ubwira, tubikiwe kubona Imana n'ubwiza bw'Imana. Amaso yacu sayo kureba ibyandavuye,
ururimi rwacu si urwo gusebanya no kuvuga abantu, kandi ari urwo kuvuga ubwiru bw'Imana. Amatwi yacu azumva ijwi ry'Imana, azumva kuyoborwa n'Imana, si ayo gutegera amatwi ibiganiro. Ngwino twigirane imbere muri uyu munsi wa mbere, tuzamuka mu cyumba cyo hejuru. Ndakwinginze twigirane imbere, buri muntu yibwire, nturebe undi, ntuvuge ngo buriya wa wundi dusengana babwira, buriya n'umugabo wanjye, buriya n'uwo turimbana muri korari, buriya n'umugore wanjye. Niwe buri muntu wese afite ahantu yakwigira imbere. Dushobora kuba tudasambana, tutangana, tutabeshya, ariko wenda dufite ubunebwe mu ijambo ry'Imana, dufite ahandi hantu hatagendanye n'aho Imana iri butwerekeza. Turamusaba dukoreho. Reka ngaruka kuri cya cyanditswe nifuza ko cyatugenga muri uyu mugoroba, ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Turasenga kuko dushaka kubona umurimo wa Kristo yakoze utugaragarira wose, kuko ntago yigeze akora igice. Umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Uyu murimo turimo tuvuga wazanye Yesu, yarawukoze arawurangiza, ashyiraho n'akadomo, wararangiye. Wowe nanjye igituma dusenga ni ukugira ngo uwo murimo utugaragarire, wakozwe muri twebwe, waranarangiye, byamaze gukoreka, ariko hari ahantu bitari byagaragara. Iri jambo yarivuze ryari? Yarivuze yahuye na Zakayo, inshuti yacu Zakayo, kubw'inyota yo kubona Yesu no kumva bamuvuga, yari yuriye igiti ajya kureba Yesu. Hanyuma Yesu aje arararama, aramuhamagara, aramubwira ngo uyu munsi agakiza gakwiriye kurara iwawe, karataha mu nzu yawe, mu muryango wawe. Biba ariko byagenze. Zakayo yahuye na Yesu, Zakayo arakizwa, Zakayo yihana ibyaha, Zakayo yiyemeza gusubiza abo yambuye arenganya, Zakayo arahinduka, umurimo w'Imana ukoreka umurimo. Igituma nifuza iki cyanditswe nuko icyo Zakayo yagombaga gukorerwa cyarakozwe. Iyo Yesu agera kwa Zakayo, Zakayo arwaye aba yaramukijije. Iyo agera kwa Zakayo, Zakayo arwaje umwana aba yarasize umwana yakize. Iyo Yesu agera kwa Zakayo, Zakayo afite ubukene runaka aba yaramubukoreyeho. Yesu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Ese ko yashatse akambona, akagushaka akakubona, ibindi byazimiye nanjye akankura mu bazimiye, uyu munsi akaba yarambonye mfite ubugingo buhoro. Ariko hari ibindi bintu byazimiye mu buzima bwacu, bizimijwe n'ubuzima bw'icyaha. Uko yageze mu rugo rwo kwa Zakayo, agakora igikenewe kwa Zakayo. Zakayo ntiyari yaburaye, yaba yaburaye Yesu aba yaramuhaye ibiryo, ariko nta kibazo cy'ibiryo yari afite. Zakayo yari afite ikibazo cyo gukira, umutima ugakira, akareka kurenganya abantu, akareka kwambura abantu, yihannye yibwira no gusubiza kuko yahuye na Yesu gusa. Turashaka Yesu winjira mu buzima bwacu, agakora ku byacu byazimiye. Wowe ushobora kuba ufite ibibazo bidasa n'ibya Zakayo, wenda wowe n'uburwayi kandi butinze, wenda wowe n'ubukene, wenda wowe n'icyaha Zakayo yari agifite kandi akagikira. Turashaka ko uyu murimo wazanye Yesu gushaka, yaragushatse aratubona, gukiza icyazimiye ntitukirimbutse, ariko hari ibintu biri mu buzima bwacu byazanywe n'icyaha bituruka ku mubi. Turashaka ko nabyo biboneka kimwe natwe, nk'uko twabonetse n'ibyo bigendana natwe tukiri hano ku isi, nabyo bikaboneka. Imana itugirire neza, Imana ikwiyereke, Imana itahe mu rugo rwawe, umurimo wa Kristo wuzure mu buzima bwawe. Imana itugirire neza. Uyu mugoroba nifuza ko tumuzanira ibintu byananiranye. Uzi ko numva nafite ubwoba, afite n'isoni zo gushyira Yesu mu byananiranye. Yaba ari njyewe ubishyira, nakubwira ngo buretse gatoya, tubanze twongere twikubita andi masengesho y'iminsi 100, tubanze twongere tugere gute, turebe ko twashakisha utubaraga. Ariko ibi bintu turabishyira umugabo ushobora byose. Numva ntafite ubwoba ko twakongera tukamuzanira ibyananiranye. Ntabwo biteye isoni, nta bintu byananiranye wigeze kumva yakijije abandi, nta bintu byananiranye wowe ufite ku buzima bwawe byari byarananiranye mu munsi umwe akabikiza. Uyu mugoroba turamuzanira ibyananiranye. Gusenga ibyo ngibyo no kumuzanira ibyo tudashoboye. Ibyo dushoboye twabikoze ku manywa, twagiye mu kazi, hari n'ibindi twashoboye, hari n'ibindi twakoze, ariko turamuzanira ibyananiranye. Igihe Yesu akiza umwana wari urwaye igicuku, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 9 umurongo wa 37 kugeza kuri 44. Luka 9:37 kugeza kuri 42. Ngo nuko bukeye bwaho bamanutse ku musozi, abantu benshi baramusanganira. Nuko umugabo wo muri bo avuga ijwi rirenga, iyo tumuzaniye ibyananiranye, ibintu bigenda kumera kwifata kugira ngo abantu bataguseka, tumushyira ku ruhande. Gusenga hari ukuntu bitarimo
hatarimo ikintu kimeze nk'igisirimu, icya mbere turasakuza, ubundi rimwe tukasama, ubundi tukazamura amaboko, ubundi tukamera icyuyi, ubundi tukamera ukuntu, tugakuramo inkweto ndende tukambara ingufiya, tugakenyera ibitenge, tukareka gusokoza, tugatega ibitambaro, tukamera ukuntu, ari ukuntu bisa nk'ibitarimo igisirimu, ariko biterwa n'ikigutakisha. Uyu mugabo wari umugabo wari ufite umuryango, ariko birambwira ku 38 ngo nuko uwo mugabo wo muri bo avuga ijwi rirenga, yaravugaga ati iki ni cyo gihe cyo gutabarwa k'umuryango wanjye, gutabarwa k'umwana wanjye. Abonye Yesu avuga ijwi rirenga ati mwigisha, ndakwinginze ndebera uyu muhungu wanjye kuko namubyaye ari ikinege. Twazaniye Imana ibyananiranye. Ababyaye bafite abana barenze umwe, nta mwana wasimbura undi, abana bose n'abagaciro ku babyeyi babo. Ariko none uyu n'umwana w'ikinege, ibyiringiro bye byose birahanga. Turifuza ko Yesu adukorera hahandi hari ibyiringiro byacu. Haleluya. Ndakwinginze ndebereye umuhungu wanjye kuko namubyaye ari ikinege. Dayimoni yamufashe aramwanisha, akamutigisa, akamubirisha ifuro, kandi amaze kumutera imibyimba myinshi, akamuvamo bimuruhije cyane. Turazanira Yesu ibintu biruhije cyane cyane, cyama kwizera kwawe kukazamuka, kuko ibintu biruhije cyane twarabifashe tubishyira ku ruhande. Nyamara Imana twakurikiye, Imana dusoma muri Bibiliya, ni Imana y'ibitangaza. Umutima wanjye urabira kubona Imana y'ibitangaza, ni Imana y'ibitangaza. Kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, ni Imana y'ibitangaza. Haleluya. Ngo akamuvamo biruhije cyane. Mu yandi magambo, ntabwo umwana abakize. Kugeza ko abakristo bagihakana ko amadayimoni abaho uko akora, kandi byanditse no muri Bibiliya. Se niba utaranabibona ntubisoma no muri Bibiliya. Amuvamo biruhije cyane, kandi nabwo ntabwo abamuvuyemo. Ni nko kwikoza hirya akazongera akagaruka, akazongera akamutera. Ibyo nibyo tuzanira. Hari ikibazo kikuzaho kikamera nka sikre, buri kwezi kwa kangahe kiba kigarutse, iyo gishatse kirabyuka, iyo gishatse kiragusaza, iyo gishatse kimera ukuntu. Ngo akamuvamo biruhije cyane. Ninginze aha hantu uyu munsi hanyuze, kandi ubusanzwe sanzwe mpanga. Ninginze abigishwa bawe ngo bamwirukane, ariko ntibabibasha. Igituma asanzwe mpanga niki? Nuko bijya bitunanira, kandi turi abakozi b'Imana. Bikatunanira, turi abapasiteri, ugasengera umuntu akanga agapfa, ugasengera umuntu ntakire, ugasengera umuntu bikamera ukuntu cyangwa bigatinda, cyangwa mu bantu 100 wasengeye hagakiramo 5. Najyaga nkwanga ariko ndawukunda. Ninginze abigishwa bawe ngo bamwirukane, ariko ntibabibasha. Igituma uno murongo ngukunze uyu mugoroba, nuko turi bumuzanire ibyo twashyiriye abanyamasengesho ntibikunde, ibyo twashyiriye abapasiteri ntibikunde, ibyo twashyiriye abavuga ubutumwa ntibikunde, ibyifuzo twanditse bakabijyana mu rukuta rw'i Yerusalemu ntibikunde, buri kintu cyose twazanye ntigikunde. Turakizanira umwami w'abantu. Haleluya. Ndinginze abigishwa bawe ngo bamwirukane, ariko ntibabibasha. Nyine ntibari babishobora, ariko Yesu abishobora. Yesu arabasubiza ati, yemwe abantu b'iki gihe biyobageza, muzagezayo kubana namwe no kubihanganira. Kwizera kwabo ko ariko utarakura, isengesho yawe yaracagase, ibindi n'ibyo ngibyo. Ngo zana hano umuhungu wawe. Umuhungu akiza, dayimoni amutura hasi, aramutigisa cyane. Uzi kubona umwana wawe, uzi kubona umwana wawe, uzi kubona ikintu kiri ku mutima wawe, kuko ku mitima yacu hamwe hariho abana, ahandi hariho situasiyo runaka, ahandi hariho amagara yawe atameze. Hari ibintu dufite ku mitima. Tekereza kubona umwana wawe ari mwapfa nk'uko uyu mubyeyi yamubonaga ari mwapfa. Dayimoni aramutigisa, kuko yari atarabona gukira. Yagize ngo bimeze kuko bisanzwe bigenda, kuko n'ubusanzwe yari asanzwe amutigisa, akamwanisha, akavuza induru, akamukubita hasi, akamuvamo gato, akazongera akagaruka. Ariko reka uyu mugoroba atubereye nk'uko uyu mubyeyi yaberewe, kuko uyu mwana byagenze mu rugo muri uyu muryango. Uyu munsi yahuye na Yesu, ntabwo yamutigishije ubuzagaruka, yamutigishije agenda agiye. Ngo Yesu acyaha dayimoni, akiza umwana, amusubiza se. Haleluya. Icyama kwizera kwawe ukazamuka, icyama tugasanga Yesu ari nta wundi muntu tureba. Ndi umuyoboro wo kukwibutsa ibye, ndi umuyoboro wo kukwibutsa imbaraga ze, kugira ngo dufatanye kumwegera, dufatanye kumuhamagara, hanyuma turengere.
Yesu acyaha dayimoni rimwe rizima burundu, umwana arakira bamusubiza umubyeyi. Ukurikije amagambo uyu mubyeyi avuga, iki kibazo ntabwo cyari cyavutse mu Rwanda. Ikibazo cy'iki yaragerageje mu bazi ko babasha gusenga. Uyu munsi dushobora kuvuga ngo umuntu yaragerageje mu bo umuntu azi ko babasha kuvura ubutavuga cy'uburwayi, ariko ntabwo kivuga ubuzima. Wa mugore wavaga amazi mu gace mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 5:26 ngo nuko hariho umugore wari mu mugongo wari ubimaranye imyaka 14. Ababazwa n'abavuzi cyane. Ndagira ngo ibibazo tuzana uyu munsi niwe ntabwo bizacyane. Umugore arababara cyane ngo benshi bagerageza kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose abitangamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Ibintu bye birushira cyane, amagara yarushaho gusubira inyuma kandi umugore murabizi ko ubuzima bwiza Yesu akuza ngo Yesu amaze kumva ko bamukoze nyamara baramaze ubuzima bugenda bushaje. Reka dufite se w'uyu mwana urwaye igiciro, ashobora kuba ari umugabo wiyubashye anafite n'izina bw'ahato, ariko arataka cyane, azamura ijwi abwira Yesu. Hano kuri kamera tuhamara umwanya mutoya, hari n'ibyo tutahakorera, hari n'ibyo tutahavugira, kuko gusenga kubamo ibice byinshi. Ariko ndakwinginga kugira ngo wongere Imana yawe uyirebe nk'Imana ishobora byose. Wishyira akadomo ku kintu umuturanye ngo nuko kimaze imyaka, ku kintu kigutuyemo kiri mu buzima bwawe ngo nuko kimaze imyaka. Turamuzanira ibyananiranye. Yazanywe no gushaka no gukiza icyazimiye. Ntabwo yaje gukora umurimo igice. Ahantu hose yageze yasigaga ibintu bihindutse bitewe n'ikibazo gihari. Turamushaka mu buzima bwacu uyu mugoroba. Turasengera gatoya kuri kamera, hanyuma ndakwinginze wataka mu gicuku, wataka mu gitondo cya kare, wakwiherera mu nguni yawe, ndakwinginze uhamagara Imana. Data mu izina rya Yesu, tugize umugisha wo guhura nawe, tugize umugisha kuko tugufite nk'Imana yacu, tugize umugisha kuko twakumenye nk'ishobora byose. Imirimo yawe twongeye gusoma iratwereka ko udatinya ibyananiranye, ko udatinya ibitinze, ko udatinya ibigeretseho ngo cyane. Dayimoni aramwanisha cyane, aramugirira nabi cyane. Abaganga bamubabaje cyane, batumye ubutunzi bwe bwose bushira cyane, ntibashoboye kumukiza. Abigishwa ntibashoboye gukiza umwana urwaye igicuri, bimeze nabi, biravangavanze. Ariko Yesu iteka ubwo waserukaga, ibintu byashyirwaga muri, kuko wazanywe no gushaka no gukiza icyazi. Wageze mu rugo rwo kwa Zakayo, wari ubizi neza ko atari ibyo kurya bakeneye, ariko umutima wa Zakayo wari ukeneye gukorwa. Ndasenze umwana wawe, umuhungu wawe n'umukobwa wawe barimo kuguhamagara uyu mugoroba, barimo bazamura amajwi yabo, barimo basuka imitima yabo imbere yawe. Uwiteka Mana Nyiringabo, turakuzana ibyo ngibyo byongeyeho cyane, bitinze cyane, bibishe cyane, bisharira cyane, bidafite izina, by'uruvangavange. Turabikuzaniye Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo ubikore. Imana dusenga, Imana twasomye muri Bibiliya, Imana se umwami wacu Yesu Kristo, Imana yaduhaye agakiza, ni Imana ishobora byose. Ntabwo ari Imana y'amagambo, si Imana ivuga gusa, ni Imana ivuga bigakoreka. Ndaguhamagara mu buzima bw'abana bawe. Nyemerera Mwana, aho abahungu bawe n'abakobwa barimo bagutakira,
kuko binaniranye cyane kandi bitinze cyane. Reka uyu mugoroba ikiganza cyawe kigereyo, reka uyu mugoroba ijwi ryawe rigereyo, rihagurutse abarwayi bari ku bitanda kandi babitinzeho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abamagufa atagikora, ab'imisokoro imeze nabi, ab'imitsi imeze nabi, reka ijwi ryawe n'ikiganza cyawe bimanuke mwami muri iyo mibiri, bihagurutse abahungu n'abakobwa byananiranye cyane kandi bitinze cyane mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndaguhamagara mwana mu madosiye yatinze, abantu bashyize ku ruhande, abafite imbaraga babitse bakayacubya agaceceka bikarangira, bikamera nk'aho byarangiye, bikananirana cyane. Umuntu akajya mu nzego zose, agahamagara ahantu hose, ariko yararenganijwe. Ndasenze ngo uyu mugoroba abamarayika bawe bakora mu buryo butagaragara bamanukire gukura iyo dosiye no kuyishyiraho ikwiriye kuba mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kugira ngo umwana wawe ufite ibyatinze cyane bikananirana cyane yongera abona amaboko yawe atagaragara, maze asohokana ubuhamya n'amashimwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka abaganga babwiye ngo niyitsahire, ngo ntacyo barenzaho, niko yavutse, nuko bimeze, nta kindi barenzaho. Reka uyu munsi ijwi ryawe rivugire muri ubwo buzima ibinyuranye n'ibyo bavuze. Wa mugabo wavutse n'imyaka akaba umugabo mukuru, abigishwa barakubajije ngo ese nuko yakoze ibyaha, ese n'ababyeyi be bakoze ibyaha? Uravuga ngo ni kugira ngo imirimo yawe yerekane. Reka imirimo yawe yerekanwe aho umwanzi amaze iminsi yibasa, kuko wazanywe no gushaka no gukiza. Imirimo yawe nigaragare, maze izina ryawe rishyirwe hejuru, kuko uzanye impinduka mu byananiranye, mu byaboze, mu bitinze cyane, maze izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abazabyumva bose bazashima izina ryawe. Reka dayimoni winjiye mu buzima ubw'abana batoya, ubw'abagabo bakuze, ubw'abagore bakuze, uyu munsi batwawe ubwenge, barimo bakoreshwa iby'uburetwa, bari mu byaha by'uburetwa, barimo basenya amago bategetswe n'uburetwa bwa Satani, barimo bagirira nabi imiryango yabo, bariho uburetwa bwa Satani, barimo bica imibiri yabo, bariho uburetwa bwa Satani. Reka imbaraga z'umwijima zicariye iyo mibiri, zicariye ubwo bugingo, zicariye ubwo buzima bw'abahungu n'abakobwa, uyu mwanya zomoroke ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Dayimoni utwaje umuntu igitsina, uwo muntu si uwawe, rekura ubuzima bwe mu izina rya Yesu. Dayimoni winjiriye mu nzoga, umuntu agahinduka imbata y'inzoga. Dayimoni winjiriye mu busambanyi, umuntu agahinduka imbata y'ubusambanyi. Rekura ubuzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umuriro wawe Kristo, umuriro wawe Kristo umanuke mu buzima bwe, umutandukanye n'uwo mugozi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Yumve guhurwa, yumve guhaga icyo cyaha mu izina rya Yesu. Reka imbaraga zawe Yesu, imbaraga zawe Kristo, imbaraga zawe zikoreka mu mazina. Reka umwana w'umukobwa ashyizweho ijambo ribi rikaremerera icyaro umugisha, rigasa nkaho rirushije imbaraga ibyitwa umugisha, rigasa nkaho ritinze, rigasa nkaho riyoboye ubuzima bw'imyaka 2, imyaka 3, imyaka 5, rigasa nkaho rigenza ubuzima bwe ari ryo rifite aho rimwerekeza kandi ritaravuye kuri wowe, rikagenga ubuzima bw'imyaka 10 igashira. Iryo jambo n'imbaraga byazanye ku buzima bwe uyu mwanya bikurwa ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni umunyamugisha, aratunga umugisha, arabyara, arashaka, aragubwa neza, arakingurirwa imiryango y'akazi mu izina rya Yesu. Reka umwana w'umuhungu watejwe kuzerera, umwana w'umukobwa watejwe kuzerera, atazi impamvu atarega amahano, atazi impamvu aticara ahantu, uyu mwanya ubuzima bwe bubohorwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni umunyamugisha, ni umukozi wawe ukomeye, ariko umwanzi yibanze ku buzima bwe amubuza kuba icyo yagombaga kuba cyo mu izina rya Yesu. Uyu ni umugoroba w'ubutabazi, uyu ni umugoroba wo kubohorwa, uyu ni umugoroba wo gutaha mu migambi y'Imana no kugaruka mu by'Imana yari yaramuvuze. Si hari yagarukira, oya mwami, iriya zina si ryo rye, kariya kazi siko ke, buriya buzima si bwo bwe, si hari yagarukira. Turagarura abagore bataye amago kubwo kubatwa, turagarura abagabo bataye amago kubwo kubatwa, bafatiwe
mu cyuho cy'icyaha. Uyu munsi reka ubuzima bwabo bubatuke, bucike ikigoyi, bucike umutego wabateze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubuzima bwabo bukurwe. Wumve gusenga kw'abo bagore barimo babasengera, wumve gusenga kw'abo bagabo barimo babasengera, wumve gusenga kw'abo babyeyi barimo basenga. Abo babyeyi, abo bagore n'abagabo bazamuye abantu babo imbere yawe, kuko babagabo bateruye wa muntu wari umugaye bakamucisha hejuru kugira ngo agere ku birenge byawe Yesu. Niko bateruye abagabo babo mu masengesho, niko bateruye abagore babo mu masengesho, niko bateruye abana babo mu masengesho, niko bateruye abavandimwe babo mu masengesho. Uwiteka Mana nyir'ingabo, reka iri juru kubaho kwawe kuburize n'ibintu Satani yatindije, yamaze imyaka myinshi yiba atwaza igitugu abantu bagenewe gukora umurimo. Tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru, bazamura abahungu n'abakobwa. Umuryango w'inzozi ziva ikuzimu ukingutse cyane ku buzima bwawe. Ukinga uwo muryango urusika rw'amaraso yawe, ukinga uwo muryango w'inzozi ziva ikuzimu mu izina rya Yesu. Uyu mukobwa ni uwa Kristo, uyu muhungu ni uwa Kristo. Yarakwihakanye Satani, ntacyo mugihuriye. Uyu muryango wakingutse, uyu muryango wari wagenewe gukorerwamo n'impano z'Imana, ukingwe n'amaraso ya Yesu kuva uyu munsi n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Azarota ibyo mu ijuru, ntazarota asambanywa, ntazarota asambana, ntazarota abapfuye, ntazasabana nabo. Kuva uyu munsi ubuzima bwe bwimuke, arota ibyo mu ijuru kuko afite impano zo kuganirizwa nawe Kristo. Urakoze Uwiteka, asuka amaraso yawe mu mago yose umwanzi yibasiye. Amaraso yawe avuguruza amagambo mabi yose arimo avuga kuri iyi miryango umwanzi yibasiye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amaraso yawe asibanganya igikorwa kibi cyose cyahakozwe mu izina rya Yesu, aburizemo umurimo wa Satani wose wahakozwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amaraso yawe, amaraso yawe Yesu, amaraso yawe Yesu aminjagirwe mu nzu ye, aminjagirwe mu bye, aminjagirwe amaraso yawe. Amaraso yawe avuga ibyiza, amaraso yawe avuga imbabazi, amaraso yawe avuga umugisha, amaraso yawe avuga kwemerwa. Amaraso yawe Mwami Yesu avuguruze ikintu cyose kitavuzwe nawe kuri uyu muryango mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo bazapfa, bazarama, batekereza abantu ibintu by'umutima. Ntabwo bazasenya, bazubaka, bazabyara abahungu n'abakobwa, bazageza mu masaziro. Imirimo yabo irahabwa umugisha mu izina rya Yesu. Izi mbaraga z'umwijima zahagaze mu marembo ye y'ubucuruzi bwe kugira ngo atunguke nk'abantu. Yarakubashye, yaratuye, yatanze ibya 10 n'amaturo. Dayimoni uhagaze mu muryango kugira ngo ushyire icyangiro, sohoka muri ubwo bucuruzi bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni umunyamugisha, mu nzira yahabwa umugisha mu izina rya Yesu. Yagenewe kubahisha, yagenewe kubahisha, yagenewe kubahisha. Mwami ndazamura ubuzima bw'abahungu n'abakobwa bawe, ndasengera amaboko yawe kugira ngo adatangana. Reka umwana wawe wari umaze gucura, ukomeza amaboko ye adatenguka agakora ibyo atagize. Komeza amaboko ye Mwana, adasubira inyuma akareka inzira y'abakiranutsi. Komeza amaboko y'Uwiteka Mana yawe, komeza amaboko ye Mwana, komeza amaboko ye, komeza amaboko ye Mwana, komeza amaboko y'uyu mugore, komeza amaboko y'umugabo, komeza amaboko y'abahungu bawe n'abakobwa bawe, komeza amaboko y'Uwiteka Mana nyir'ingabo, adatenebuka agakora ibyo abakiranirwa bakora. Komeza amaboko ye Mwana, komeza amaboko ye kugeza ku minsi y'ubuhamya, kugeza ku minsi y'amashuri. Reka umucyo wawe Yesu amenya icyerekezo gishya. Uyu muntu ahagaze mu mayira y'Imana, yibaza se arategereza, arayobora paje, reka umucyo amaso yawe amenya neza icyo guhagarara.
vugana n'umutima w'umwana, abageze ku minsi yo guhindura, abageze ku minsi yo guhindura, abageze ku minsi yo kuva muri biriya, vugana n'imitima yabo, abageze mu gihe cyo guhindura inshuti zitari zo, vugana n'imitima yabo, abageze mu gihe cyo kwimuka ahantu hatari, vugana n'imitima yabo, shyira ya conviction y'ukuri itavangiwe mu mitima yabo. Urakoze kuri Imana yihimura, urakoze kuri Imana igira igihe ikoreramo ibintu, ntutinda, ntabwo ukererwa, nta nubwo ugendera mwami kuri ritime yacu, ugendera ku gihe cyawe. Uri Imana nziza. Uyu mugoroba Mwami twaje kugukoraho, twaje kukubwira ibyuzuye imitima yacu, kandi tuzamanukana ubuhamya, tuzamanukana amashimwe, tuzamanukana ubuhamya, tuzamanukana amashimwe. Hagurutse abahungu n'abakobwa bakeneye kugukorera muri iyi myaka. Abo umwanzi arimo azungurutsa hirya no hino mu mibabaro y'iyi si, maze ntibamenye umuhamagaro w'igitangazo uri ku buzima bwabo. Barwanirire Mwami kugira ngo bihutishe, bahagarare aho bagomba guhagarara. Barwanirira Uwiteka Mana y'ingabo, bakize ibyo bibazungurutsa bituma bamara iminsi barorongotana kandi baragenewe kugukorera. Tabara abo bakobwa, batabare vuba Mwami wabaho, bakureho igisuzuguro cy'umwanzi. Tabara abo bahungu, tabara abo bagore n'abagabo, maze ubihutishe kugira ngo bajyane ubutumwa bwiza, ubihutishe kugira ngo babe misiyoneri, ubihutishe kugira ngo babe ab'ingenzi bakomeye bahagaze nk'inkingi muri iki gihugu, ubihutishe nyagwara ku ngoma kugira ngo bavuge ubutumwa bwiza butavangiye, ubihutishe Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo ya mirimo washyize mu mitima yabo itazima. Reka yari itangiye kuzima Mwami kubw'ibishye, aho yibaza ngo ese niwe, ese ubu ntiyibeshye, ese ubu ni Imana yavuganye nawe. Barwanirire, ubavuganire, ubatsindishirize kugira ngo bahagarare mu mwanya wawe. Niba ibigo bikomeye bijya bikorera neza abakozi bawe, mwimane muhishe. Waravuze ngo umukozeho abameze nk'ukoze mbone ijisho ryawe. Wikwemera ko bamukoraho, wikwemera ko bimukoraho. Shyiraho akazitiro bigarukira kugira ngo haguruke umwana wamugeneye, haguruke mu mbaraga wamugeneye agukorera. Hagarukira aha ngaha, hagarukira aha ngaha. Urakoze mukunzi mwiza, ndasenze ku mbaraga z'amasengesho zimanukira abahungu n'abakobwa bakwiriye kuba bari mu bintu gusa. Iri joro ribabera ijoro ryo gutabaza, ribabera ijoro ryo gutaka, ribabera ijoro ryo kurarana nawe. Babyuke bumvise ijwi ryawe, babyuke bumvise icyo ubabwiye. Bavugishe mu mayerekwa, bavugishe mu nzozi, bavugishe muri conviction z'umutima, bamenye ko basuye. Kora ikintu gishya, kora ikintu gishya mu buzima bw'abagushaka, kora ikintu gishya mu buzima bw'abahungu n'abakobwa barimo bakwagana. Urakoze ko abanye natwe muri uyu mugoroba wa mbere mu minsi 7. Urakoze ko uzakomeza kubana natwe Mwami. Twifuza kugirana nawe imbere, ntabwo twifuza kugarukira bugufi. Mu cyumba cyo hejuru abigishwa bamanutse badatinya urupfu. Mu cyumba cyo hejuru abigishwa bamanutse bakuvuga ibyo bavuze, ntabwo isi yabashije kubizimya. Abami bameze nk'abantu ntibabashije kubimara. Ndasenze ngo muri iki cyumba cyo hejuru, muri iki cyumba cyo hejuru cyo mu kwezi kwa gatatu n'ibura, ndasenze ngo abahungu n'abakobwa bakizamutse bakureyo imbaraga isi itazashobora kuzima, bakureyo amavuta ibibazo bitazashobora gukamira, bakureyo imbaraga ibigeragezo bitazashobora kubambura. Ndasenze ngo bakure ikintu gishya kizababera igitsikamutima mu minsi basigaje bagendana nawe hano ku isi, uzageza basoza urugendo. Ibyo uzatubwira ngo nuko mugaragu neza. Turabivuga kuko twabibonye. Hari iminsi twahuye nawe uduha ibitsikamutima, hari iminsi twahuye nawe uduha ibitsikamutima imiraba y'isi itakibasha kwiba. Hari iminsi twahuye nawe
uduha ibyiringiro bitagajuka, ibibazo bitakibasha gukora. Ndasenze ngo abakobwa bawe n'abahungu bawe bongere utuzamurika bundi turagutegereje, turakwizeye. Ijambo ryongera ngo nidusenga twizere ko twahawe kandi dutegereze kuko tuzabibona. Turakwizeye. Nasanze uri umugabo wakoze, nasanze ibyo uvuga ubikora, nasanze uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo risohoze, nasanze uri umunyakuri, ibihamya tubyibitse. Igihe kimwe wambukije ubwoko bwawe Yorodani, maze ubwo songo ribatoraguremo amazi, ribagera hakurya bambike bubaka inkingi. Hanyuma imyaka nishira, abana batabonye Yorodani ikingana kabiri, abana batambutse Yorodani nibabaza ko iriya nkingi y'amabuye n'iyiki, bazababwira ngo ni urwibutso rwo Uwiteka. Igihe kimwe yatwambukije Yorodani yubatse. Mwami, dufite inzibutso z'ibyo wadukoreye, dufite inzibutso z'igihe wadukijije indwara, dufite inzibutso z'igihe wadukirije abana, dufite inzibutso z'igihe watugaburiye, dufite inzibutso z'igihe watubesheje mu mazu tutagira shinge na ryo, dufite inzibutso z'igihe wadukuye muri bya byaha byinshi. Turasengera abahungu bawe n'abakobwa ububakire urwibutso rushya, ibihamya bishya, ibihamya bishya, wibera ibitsikamutima. Muri aya masengesho turasaba ibihamya bishya, ibitsikamutima bishya bituma umuntu atakidandabira, bituma umuntu atakidandabiranywa n'ibihe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka bikoreka muri iki gihugu, ibyo ushaka bikorwe mu miryango y'Abanyarwanda. Ibitavuye iwawe nibibura icyicaro muri iki gihugu cy'u Rwanda, nibibura icyicaro mu buyobozi bw'u Rwanda, nibibura icyicaro mu miryango y'Abanyarwanda, nibibura icyicaro mu mago yacu, nibibura icyicaro mu rubyiruko rwacu. Ibitavuye iwawe nibiburizwemo n'imbaraga zawe. Ibyo ushaka aba ari byo bikora. Waduhaye isezerano ko hari imyaka Abanyarwanda bazakizwa basiganwa, tuzabona abasore n'abakobwa birukanka, tuzabona abagabo n'abagore birukanka bajya kwakira agakiza. Turabitegereje, turabitegereje Mwana w'Imana, turabitegereje. Aho tutazumva imibare yo kwiyahura yiyongera, aho tutazumva imibare y'amadivorce yiyongera, aho tutazumva imibare y'abatinganyi yiyongera, aho tutazumva imibare y'abasinzi n'utubari dufurushaho gufunguka, aho tuzumva insengero z'ukuri, aho tuzumva ministry z'ukuri, aho tuzabona abakozi bawe n'abagaragu bawe, aho tuzabona abasore bahanura mu kuri, aho tuzabona abakobwa bahanura, aho tuzabona abagore n'abagabo Mwami Imana bavuga imirimo yawe, aho tuzabona stade zuzuye abakizwa, aho tuzabona Mwami imirimo yawe yaguka, aho tuzabona Mwami abantu badashwana mu nsengero ahubwo batahiriza umugozi umwe, aho tuzabona imirimo yawe n'icyubahiro cyawe kizamutse ku misozi y'u Rwanda. Turabitegereje Uwiteka Mana Nyiringabo, kandi turacyakwibutsa kuko waratubwiye ngo yemwe abibutsa Uwiteka ntimukamuturize, ntimugaceceke. Mwami, tuzakomeza kukubwira kugeza igihe Rwanda izahindukira ishimwe, kugeza igihe Kigali izahindukira ishimwe, kugeza igihe tuzabona utubari dufunga ahubwo abantu bakizwa, kugeza igihe tuzabona amago yubakika, kugeza igihe tuzabona urubyiruko rwacu rudatinya gushaka kubera ibyo babonye mu mago makuru, kugeza igihe tuzabona imirimo yawe ikoreka Mwami ku butaka bw'u Rwanda. Turacyakwibutsa, turagushimira ibyo ukoze kuko natwe Mwami twavuye mu bisabya, natwe kuba twarakijijwe n'igitangaza, ariko Mwami bene wacu ni benshi batarakumva, kora ku maso yabo batwikururwe icyobo tubavuze barasa. Turakwizeye, urakoze ko abantu batwumva, urakoze ko basengesha bari mu mutima ndetse tutakaranze, urakoze ko bahinduka ibikoresho ukoresha umwami, urakoze kuko imbere yawe hari urwabya rw'izahabu ujya mu masengesho y'abera. Urakoze kutakira ko waduhaye kwegera intebe yawe n'ibintu. Urakoze kuko imitima yacu ihagaze, urakoze kuko imitima yacu yuzuye imbaraga, urakoze kuko ubuzima bwacu bugategereje budatenebutse. Urakoze kuko cyubahiro tuzakigaruka umugisha abana bawe barimo gushaka hirya no hino, aho dufatanyije mu rugendo. Umugisha umuntu wese dufatanyije kuri iyi mirimo y'igiciro, umugisha abakora imirimo itandukanye kujya mu gicaniro cye kuzana, umugisha abatuma ubutumwa bwiza bubasha kugera hirya no hino, umugisha
abantu bose bafite inzira n'inyota bwo gukiranuka. Uwo umugisha abantu bose bakunyotewe kandi barimo bakwifuza. Ubaha umugisha, usubize gusenga kwawe. Dutegereje ubuhamya n'amashimwe bw'imirimo yawe, ibihamya bishyashya uzaba wubatse mu buzima bwawe. Urakoze papa, cyubahiro cyose nikikugarukire kuko ari wowe ugikwiriye. Uri ukwizerwa, uri umunyakuri, nta muntu wageramo nawe. Nubwo yaba umugizi wa neza, nubwo yaba abo twita imfura, twese uruta. Cyubahiro nikikugarukire, bendera ry'ubutsinzi bwawe nirizamuke cyane ku misozi y'iki gihugu cy'u Rwanda. Ibendera ryawe Kristo nirizamuke cyane, andi majwi yose atakubaha naburizwe, andi majwi yose ahakana ubumana bwawe niyamburwe imbaraga. Ibendera ryawe rizamuke cyane kuko rushyirwa hejuru, uzirehereza amahanga yose. Urakoze, icyubahiro cyose ni icyawe, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Murakoze gusenga. Naha mu gitondo muri Nibature saa 11. Yesu aguhe umugisha. Mutima we